Hello beautiful Kevin. Ngufiti gift. Pabite. Iyi mpano ni ya Kevin wasi. Bite se? Bitore. Tuzanye. Neza ko wambaye neza. Nabewe. Wabere. Nabibere. Bo. None se ngiye kureba. Wibeshye urebe. Ndaguhanyuka. Uramama. Wowe koramo. Uzamure. Utereka. Uzamure. Utereka. Uzamure. Nako harimo ibintu byinshi. Nzamure ntereka nereka. Yego. Harimo ibintu byinshi cyane. Gira vuba soma nunze. Ngiye kureba. Reba vuba. Oya nako koramo vuba. Ureba bubyihore. Nese ko numva nta bintu bihumura ndi kumva. Rega ibishashagirana byose sibya. Nako reba nako kuramo. So utademo nk'ipusi kayitinja kaboko. Ariko kuba yakuriye kera. Sha wakoze muvuge kuri kuninza. Tsuke cyangwa nkoremo. Nitsuka imi ibintu bimeneka. Ya gusuka sibyo byiza ra? Nese nimba wazanye nka perfume keza kakameneka. Nago kameneka kuko meza yamena nka. Kwajya warubiza ariko ntacyo mmenye. Hello guys. Reka mabwiza ukuri kw'Imana. Mbafite ikintu cyitwa inkuru. Kuri kano gacano ka Uwase Kevin TV. Namuteguriye ikintu cyitwa ga surprise. Ikintu cyitwa surprise. Ariko ni prank da. Yewe ni surprise ya prank. Murabizi neza yuko ejo bundi afite isabukuru y'amavuko. Ndashaka kuba wa mbere mu kumutegurira iki? Ndashaka kuba mu ba mbere bagomba kumuha impano. Kandi ndahamya neza 100% yuko ari njye wa mbere ugiye kumuha impano. Iyi ni gift rero yiwe namutegure nziza cyane. Harimo ibintu byiza kandi ndabizi neza yuko Kevin agize ate abikunda. Niyo mpamvu nababwiye ngo ni ka surprise. Ngiye kuyimuhereza kugira ngo ndebe uko ayakira nuko ayifata. Mugiye kunkurikira murebe uko bimeze. Gusa mu mbere hafi ho kabyara ushobora gukubitwa inshizi nk'iza kabwana. Ariko ndabizi ntacyo ari bunkore. Reka dukurikire turebe uko bimeze. Tumusange mu rugo uyu munsi ari mu rugo niko yambwiye. Komere cyane ariko. Twagiye. God. Hello beautiful Kevin. Ngufiti gift. Pabite. Iyi mpano ni ya Kevin wasi. Bite se? Bitore. Tuzanye. Nese ko wambaye neza. Nabewe. Wabere. Nabibere. Bo. None se ndi kwa Proding. Ibyo ntabwo mbikubajije ki. So ntabwo uretse. Musters. Neze. Yabawe. Ariko iri wanyu umeze ukuntu. Mbameze gute mage? Ko ntarenze yuko uri inzobe bigezo. Ejo ntabwo bikureba. Kandi nabibonye. Mage byanjye. Iyo mfite ntabwo gitanga cyo. Iyo man ndetse sobuze kuyinzaniye. Ndamaze. None se itonda ariko. Nyine kandi zisusu mubwira nti. Nisomezo tuna. Neze neza. Ntabwo ushobora kumva uburyo ki. Kevin. Gift irimo hano. Ni nabwo bwa mbere ntanze mu buzima ikintu gikomeye cyane. Nibwo bwa mbere nanjye ubwanjye numva mu mutima wanjye ngeze utya. Ni nayo yanyuma ntanze n'umugore wanjye mu bukwe. Ntabwo nzamuha gift. Ero dingi muzanye. Kevin uguri kw'Imana. Ese bamubona waje ko na cameraman. Ibintu byose urabyujuje. Byose urabyujuje. Sibyo? Pasire kimikino mani naye mbabara. Nta makeup irimo hano. Sibyo? Nta nkweto irimo hano itonde. Shegeza gutya numva. Ntacyo kirimo hano. Sibyo?
ikintu kirimo nicyo ntabwo kigukure kandi kiza kuri wowe ku buryo uwo munwa wawe uri buhite ushira burundu nawe ubwawe uruhuko icyo nzi cyo kiragutangaza kirakunezeza sinzi ukuntu nabivuga kandi ikindi kintu nawe kinshimishije kiruta ibindi byose reka nashakaga kuba mu bantu mbere baguteguriye gift. Sure. Thank you. Urankandagiye impeta yanjye y'umweru urayandusha Pole. ariko nta kibazo ndihangana ko bwa gift naguhaye mu buzima. Kevin tinya yuko naje n'amaguru kugira ngo iyi gift yuzuze. Sure. Kevin tinya yuko nigomwe kugira ngo basi mbe mu bambere mu kwifuriza birthday yawe ubaguha gift. Ndi mu kwezi kwa gift. Uri mu kwezi? Kwa gift. Iki? Nacho. Uri mu kwezi? Kwa gift we. Yego ra. Iyi gift rero ni yawe. Kandi no kuri kw'Imana igushimisha kuko nyigwa imvura ku mutima. Nyine Bavuga ku mwoyo. I mean ku mwoyo. Ndumva nyine byananiza. Kevin. Bikundera umujinya ngewe. Nyine yime. Ese mu buzima busanzwe umeze neza? Meze neza. Wema Nari meze neza gakeya aho ujye kuma gift ndetse mera neza. Zo yinza neza nge nari gutuye. kandi uri kureba nkafasha gutyo ukabona uri kubona nkafasha gutyo ukabona karoroshye. Ni impano ikomeye cyane. Akuze imana ahantu yaturutse n'undi bari abashuti bawe twarafatikanyije kuyishaka. Mwarakoze Imana ibaha umugisha nawe muzajye mugira abantu babaha gift b'amapanci mapasi oya abantu bazima uri muzima wamuri muzima b'abantu nyine muze mugira inshuti z'umugisha nka pasi zibatekerezaho zikabasanga iwanyu muri mu kazi zikabaha amagift gift ziba ari nziza gift ziraryoha nawe mbifurije kugira inshuti nziza ngaho mereza kandi nawe Imana ubaha umugisha wakoze. Ntabwo uri kumva neza rero. Ntumve. Happy wedding. Ndetse n'abagumbwira ngo urakoze basi. Nyine ndi kuyishimira bite bikubye. Se wishima utanazi n'ibintu n'ikintu kiri. Pasi thank you. Thank you so much. Nyagasana guha umugisha mwinshi cyane. Wakoze kubwa gift nziza waneguye. Imana iguha umugisha ndumva nishimye ndumva mfite amatsiko. Nyine ukuriya gift ari nziza pe. Nyine nijya gaciro. Kuko giye. Nako kuyigira. Kuyigira. Kuyigu. Kuyigira ngiye kubagira. Sako nibyo. Waciye no muri ambalaje karo nziza. Guys mwebonye ukuri ni byiza pe. So ubwenge urabufite. Bwinshi. Isto ntabwo urebamo. Tiyerekane. Ambasha. Ugomba kwerekana bize saba abanyarwanda sobanyoreje ngo nyigweze. Ego. Ariko uyirebe. Uri he? Uri aho ngaho. Nanjye ndi hano. Aha. Ariko bayibona abanyarwanda. Namwe mushaka gift? None se gift nziza cyane. Ko numvijegera. Irajegera kugira ibintu byinshi. Wow. Wafunguye gift ukareba ikintu kiri mu nanjye ubwo Nese tubereke. Uri kuntera amatsiko yo kumenya ibintu birimo. Reka tugire ko byereka. Suni tubarade. Aribo banyoreje ubwo se bavuze ngo ntago nagize. Erekana gift nguhaye. Kandi uburetse gatoya. Urakuramo utarebamo. Mfasha. Ari ukuntu ushaka ndadabese natakamera Hari ukuntu ushaka gufundura nyine nawe ukagira amatsiko ugakoramo ukazamura. Nibyo nshaka gukora. Komere cyane ariko. Mwemba gusha nsinziriye. Nta kibazo. Ako pa. Iyo gift irarenze mu buzima. Akiri. Ngiye kureba. Wibeshye urebe. Ndaguhanyuka. Uramama. Wowe koramo. Uzamure. Utereka. Uzamure. Utereka. Uzamure. Nako harimo ibintu byinshi. Nzamure ntereka nereka. Yego. Harimo ibintu byinshi cyane. Gira vuba songa nunze.
Ngiye kureba. Reba vuba. Oya nako ikoramo vuba. Kureba bubyihoreye. Nese ko numva nta bintu bihumura ndi kumva. Rega ibishashagirana byose sibya. Nako reba nako kuramo. So utademo nk'ipusi kayitinja kaboko. Ariko yakuriye kera. Sha wakoze muvuge kuri kuninza. Tsuke cyangwa nkoremo. Nitsuka imi ibintu bimeneka. Gusuka sibyo byizara. Nese nimba wazanye nka perfume keza kakameneka. Ntabwo kameneka kuko so meze yamena amapfa. Kwajya warubiza ariko ntacyo mmenye. Byashizemo. Sure. Ndebe. Reba. Wasabye ko ikintu kiba gifite ku busuye n'ibiki wanzaniye. Subwo pa bintu by'amagambo yose mvuze nyavugiye kuri scotch n'umufuniko wa Mofi. Ari kunyica embaraje kare. Subwo pa wazajye baseriye man. Ubusubi ibintu byose mvuze mbivugiye kuri ano magambo. Yabaruzi umutima mwiza mu biteguranye. Yaba ruzi ukuntu atekereje naryambye amajoro yose. Sumoreho. Gavi ikintu cyane atumye gutegura Imana kugira amagambo menshi uravuga cyane uransesereza izi coach impamvu nayo guhaye ni ukugira ngo basi ujye ufunga umunwa utazongera kugira ute kumbwira amagambo menshi so ibintu bidafututse nturetse ibintu bidafututse kuko coach wayiguha uvugisha abana amagambo menshi none sibaze kuba noneho ribaze amagambo wagiraga utaragira bit none hibaze uravutse none nuvuga amagambo yawe urumva atagiye kwikuma inshuro nka simba akusugutebe cyuko uravuga tudodagura ubundi arasereza kakanukagura niyo mpamvu ngo iyo scotch ujye ufunga umunwa byo uvuga wafunguye iyo scotch twaye ibintu ukajya amagambo menshi wanshuti yanjye ntukankure nabo n'igiti yawe ngira ngo nkuzi yeko mwana uri kumwe nande inzira gift yaje ibintu uze imbere Suga magambo tekereza umuntu yari ari kwa prodinga umuntu yari ifite ibintu cyetse ariko cyaza kuba ari ngewe yamba ntabwo nari kumamba ubu cyetse nkukura amenyo ako pawaze jya baseriye man ubu utabeshye umuntu w'umusore du ese nk'ubu ngawe yakuzanye gukora iki nk'uyu mukamera kuko nk'ubu reba izuba kuzanye kamera ibintu nkoze n'ubusa cyane ntago ari ubusa Rwanda mujyana amafaranga yo gutusha wazanye mu cameraman kujya yibwo kugenda inyuma kuri no zuba kevugira injajwa nako kugira amagambo menshi nari ubwo uri kurasa imboga ari kumvika Scott Riweya ibi akiri mu gitondo mbere yuko ujya kumamagara none ujye ushyiraho gake n'umura gucyo gake ukurora nakwembe hano gutyo uburyo uzajya uvuga amagambo make abasi Suba rata nkawe yakuzanye gukora iki twigane tuvugisha ukuri Mubu yakuzanye gukora iki kwirirwa umwiruka inyuma ku bintu by'amafuti ngo akujyana scotch n'umufuniko w'amavuta uravuga cyane Nase okay ntibaze ngushyira super glue ntabwo ari kujya ugira nari ndavuga cyane noneho umufuniko w'amavuta suba umufuniko w'amavuta wavuze cyane ahubwo kuzana igikopo cy'amavuta ukadusigaho cyarabera Gisi bavuga ko nabuze amafaranga agura rabero ikibazo yushyira hita umuvuga cyane niyo kuzana n'indi foto gatahi wanyu pa ndakwinginze tayi wanyu neza turacyari inshuti Nduri inshuti nawe. Nduri nawe. Hene cyane inshuti. Ngamvi imbere. Mvi imbere genda. Nyine mvi imbere genda. Wicaye amaso. Utayinkubita. Nyine zana. Ufate neza. Ntabyo nshaka gufata none. Basi ugashyira no kuri office yawe imbere hano n'ujye ukareba ujye uvuga uti ujye unyibuka. Cyane. Umufuniko w'amavuta ngo Pamba imbere mwana kandi ko utajya wumva fana kino kutumva wenda ikintu cyo ngiye gusubizayo uzi kugira amagambo umuntu avuze amagambo mwakoze Imana bamugisha iriya gifuti ntabwo rukunde mbaye amajoro nkitekereza ako pako nyabajya gukora planka z'ubugoryi basozo gukora planka zibise bene planka Nusu ngende abo mfite kwikora n'utamune akatande kuramani aka kanuko kazaba karenze kuko uretse ngo atekerezo umuntu agatekerezo ngenda gusabye ibitekerezo nayideza nyeneye
wandekeye ibyanjye undi we wazaguze mashini yawe babashini mashini niyo mpamvu nakuvana scotch bashini kamera nigende cyambyore mani mwagiye ni mugende mbaba mabyigo kitukana nka mayibobo wamabyigo ngatekereza n'utuzi imbobo ya mbere nagize mu buzima n'ubose Kevin niyo bajya ku gacano nabo babimenye sumore bukundwa ikoko muranga bacejo ka kintu kimbere pa wamvuye imbere gakwiyama akore inzobe cyane sha ariko wanasinze uzikorwa mbere mu banyo wambaye kabutura se kwigendera kamera nyashi we sorry mani we cyaze waragowe pe nukuri Imana waragowe akira saba nta kundi nyine nze cyane nawe asohoka none fasile ku bugoryi bamaye nasakira okay waretse asubwa mbabari wazaje wumva guys ndabizi murandakari kandi cyane pe noneho byagera ku bakunzi ba Uwase Kevin TV bikaba karusho kuko ndabizi ko mumukunda pe n'abatarakora subscribe ndabizi ko ubu ngo mugiye kwikora kuri iyi nshuro kubera yuko ibintu nkoze nuko nanjye ubwanjye ndarebye sanga ntago ari byo ariko yari prank nkuko nabibabwiye niyo mpamvu ubu ngubu noneho mfite kandi kona muteguriye ngiye guseka nka wa mugabo utagira amenyo kimwe ngo kininiri uri kumva rero mfite indi gift iri special nkuko kene babwiye ati ndashaka kuba wa mbere mu bamutegurira impano cyangwa bamuha impano ku munsi wa bidiza agiye kugera afashe impano zanjye niyo mpamvu nshaka kuba wa mbere muri karo kanya rero namuteguye indi impano nziza cyane none muri adote yaremereye dore yaremereye none ntago ari ubwa bucupa cyangwa supaguru na mini scotch erega n'ubundi asanga avuga amagambo menshi anansereza pe niyo mpamvu na mera scotch ariko nta kibo nta mpamvu tubyihorere rero tugiye kugenda mukurikire muhereze iyo gift hanyuma ibindi mushya hasi muri comment mumbwire uko mwabibonye simufata se ni kuri Uwase Kevin TV mukomere cyane kandi ciao ciao minaenda sasa hivi uje numva bavuga ngo warose nawe burinda buke kwambara urumva imbere sibyo sinkubahuke sibyo uri inshuti yanjye mbabara sinkubahuke pe kandi urabizi sinjya nanubahuka abantu bakuru uri umuntu mukuru ndakubaha ariko nawe ujye wiyubaha mbabarira umva imbere sibyo mfite ibyo ndimo mfite ibyo ndi gukora ndi mu kazi kanjye fasha rero umva imbere akanota pasi nakanota nyeneye mbabara umwanya ntako nyeneye mbabara umetayi mbabara igihe cy'umuntu genda ubivugire hanze y'igipangu reka mbivugire kuri intebe hano panda byanze ntabwo uri bujyangaye n'umushyitsi yawe naho washyira wicara iruhande kandi mbona n'abagiyeho ese mbigenzo nshaka kuvugana nawe kandi gumpe nkumva ntabwo nge nshaka kukuvugisha subiza ko utagira imbaraga buryo ibintu byose bikoresha imbaraga byari kugenda umugongo ambabarira nabwiye ndi mu kazi mfite ibyo nzi wamvuye imbere ariko sigo nkawe nabwiye ati ntugari kwiga kugenda uriya mwihorera ariko kujyana Kevin muri kano kanya nje kukureba nukuri ndabizo wabibona pe kandi abana nakaye cyane nakubwiye ndi kwikora tamwe imbere kuvamba bare kukanya muri kano kanya no gift nzari ni nyayo ntabwo nje ari nka bya bintu none nimba ujya ndakubeshya Kevin yenda kwimira inshuti yanjye mwana ntabwo nakukora biriya bintu nabikoze kugira ngo mpayire niyo mpamvu muri kano kanya ndi seriye njye nukaze ko nka pranka kuko mba ndi mu kazi none se ko mperuka ya scotch ngo wayanze ngo wayinteye ntabwo nzi n'umuntu wayishyize hano ngaho ariko ubwo nagiye usigara ubitekereza impano zanjye ziragushimisha zirakunyura ariko kandi uwo munwa wawe niwe hanze ninjye ari kuri scotch
nayo nshaka ariko none ugiye kugenda nayo nshaka ntabwo nshaka ntabwo nshaka no kurira wabyanze ukarya n'ibyawe agaciro ibi bintu bikoranye agaciro nakwimba bivuye kubipyondagura ariko bidapfundikiramo nta gaciro nshaka kubigenda ese ko waza ugiye gukoresha imbaraga mu bintu byose nabyanze sinzi ikintu ukora hano kutumva nawe nabyanze ese kubera ko uzi kurusha umuntu imbaraga no mpamvu ibintu byose bikoresha imbaraga sinshaka kubireba jyana ibyawe ntabwo ndi gusekana nawe kandi nabyanze ndakunazerewe ni ukuri kw'Imana igira gutya ndabizi ko aribyo ushaka gukora ushaka kw'Imana ntabwo mbishaka ibi bihora ipfundure n'ubundi n'ikintu cyaganje kirimo harimo yawurute yawurute se ko itari kujegajega mu rukundo harimo ibindi bintu pamani wowe uri kumbeshya nicyo kibazo cyawe ukuri kw'Imana rero nyine Imana ndakwemera ntabwo nakoze neza mukino subiza ukuri umuntu ni ukuri kubona narimo gift ya Dan nagira ngo urebe umwana wowe uri kuzana ibikino ku muntu niwongera se ko uriya musore kumucira amasa harimo gift Imana Jemba naraka cyane Jemba naraka ese ko ikimbura banjije kumbeshya Eve yanga turebe subiza gift yanjye subiza Rwandakaje ngo ntuzongere kumvugisha ngo mve inyuma ngo ngire mpereza gift yanjye ndetse sinjye wayizaniye mpereza gift yanjye nyine sinjye wayizaniye se bivuze yuko ikintu cyose naguye icyo ari cyo cyose uko cyaba kimeze kose ntabwo wacyakira baramba nakubonye nari kunyujije nawe ndibuze iriya scotch uri kuyifatana n'umutima mwiza ukayakira ariko reba ibintu bumureke oya ariko wowe uranzaniye agacupa k'amavuta se wambarije umutima nese zunzaniye agacupa keza wow Thank you. Night ariko nkuzanira. Ko ndi kuva ni cyacya. Iraho muramu ucyashye mimi nanjye nagiye guteza. Wow. None ikintu kana gacakoshi nagakunde gafite ikintu cyitwa imyanya nkabi. Nkundi mu hano wabikamo ikintu cyitwa dore nguyu sha. Uyu mwanya niwo washyiramo telefone. Sibyo? Ugashyiramo wenda n'utundi tuntu twibanze. Hanyuma hano ahangaha hajyamo utuntu tw'utu make up, utuntu twaya migati yanyu mujya mugire muri ubuzigezemo hariya bitonde. Hakajyamo utuntu twa chargeur, hakajyamo ibintu binyuze. Icyo nakundiye ya mashakoshi. Niyo mashakoshi ngiye kwamamaza. Niyo mashakoshi afite akantu k'agahu keza. Uri kumva ayo mashakoshi nk'ubu ntago ajya apfa kuvuvuka nk'ayandi mashakoshi yose nicyo nakundiye ishakoshi ikindi kintu mimbere ifitemo umwenda mwiza cyane ngaho mugabo ugira ngamaze icyo mutari muzi ngo ino nzu twakomeje imbere je nayikunze ino nzu ishakoshi ariko ni inzu kukubikamo ibintu noneho ikindi kintu ikagira akantu ushyiramo utuntu twa agenda kabike ukabikubitamo hano nagiza ugafunga Nyankoma kagiye mu muhanda. Sinataha. Nakubujije. Aho nibyo mwatetse. Shaka ibiryo. Nta kintu ubwira abanyarwanda se tukagenda. Kajya babwira. Nyine. Ariko n'ubwambere mu mwanda bikabubyosha.
ndamaze nuko ibyo ntabirimo kandi koko ndakubujije guys meze mute umeze neza kanizeye ko umeze neza basi kanterera nk'ibintu oya ntabwo mukira nabi ariko najya ukora ibintu watekereje nta bwenge ngira ni kuvuza imishakoshi yawe oya ufite ubwenge bwinshi nyine guys mumeze neza kanizeye ko mumeze neza bazanye gift nziza ndi mu kwezi kwa gift kw'amagift ako kantu uhereye uvuga ngo ndi mu kwezi kandi ko amagift arimo araba menshi arimo ariyongera bari kumamagara ariko nta kibazo ntabwo ndi bubitabe nyagasani nyine akomeze aduhane umugisha wowe harimo abantu bagufashije hariya kunegura gift barimo abantu mwese mwabigizemo uruhare kugira ngo mbashe kubona akabaga keza nk'aka nyagasani abamera umugisha kandi pasi nawe nyagasani aguha umugisha ku kibazo cyawe aranderanje ugiye kuzana amagambo menshi ndakwambika scotch oya scotch ikibazo cyawe uranderanje amagambo menshi mbas turagiye nyine guys narindi kuzimya telefone ko kwimyoza guys bye muke kwa subscribe bigo subscribe kwica nanye kimujafrodinge yindi kwica nayo kabyara niyo mpamvu rega abanyarwanda niwe ngiye banze kunkurikira ngo niwe bareba muke kwa subscribe kora share kora comment bye nyagasina bamera umugisha guys pasama ya gift keza ariko kano kantu ndagacyura hari n'abandi nzashyiramo gift reba kantu nta kibazo ariko kapo akazane ariko urate yabanjeje kundakaje yandakaje nibere mu kazi se ko utarize na yamarira yawe gisi nayikora ko nakukubita kandi koko guys bye bye ariko musha basezere nyine mu kinyabupfura ndahize bakunzi bose Kevin TV turabakunda cyane bye njye abantu baje babwire neza bye niko bavuga bye Yesu yari imyojo bye ratangwa bakunzi bose Kevin TV bye tunabapendana sana tunawapendaga sana waibisa turabaswitiriza inyanya sana akuze ko burya yambaraje bifitemo n'utundi tuntu mwana dore bagiye mindi gift wakintu iyo ni gift umuturage ntabwo nibizi ese ntabwo urakatinga Yesu